kuri album yanjye indirimbo ziriho n'impamvu nabashe kuririmba mu gitaramo cya Ben. Kuri album yanjye igizwe n'indirimbo 12, muri izo ngizo harimo indirimbo 3 zishobora kuba zarasohotse 3. Hariho indirimbo yitwa Ugera, hariho Best Friend, hakabaho n'indirimbo yitwa Ahazaza. And yeah, ni indirimbo 12 nk'uko nabikubwiye zakozwe n'abaproducer batandukanye. Kugeza ubu ngubu album 80% yamaze kurangira, turi muri finissage yayo yo kuyirangiza. Hari aba producer ni benshi, gusa muri abo harimo Phantom wo mu gihugu cya Nigeria, harimo Loda, hariho Prince Keys, ni benshi n'abandi tuzagenda tubamenya. Ku kijyanye n'uko nigeze mbasha kuboneka mu gitaramo cya The Ben nk'uko benshi bari babyiteze kandi nkaba naranahabonetse, nakomeje kumva abantu benshi babisobanura mu buryo butandukanye buri somehow weird, ariko narahageze. Ntabwo nagombaga guperforminga kuri stage imwe nawe, nagombaga kuba ndi muri audience hejuru, and habaho gutinda kw'iminota n'igihe mu kuzenguruka ko twagombaga kuba turebana, ari kuri stage ndeba hakurya cyane. Iminota niko yaje, indirimbo ijyaho, kandi ntabwo bari guhagarika ibintu hamo hagati. Ibintu byo byagombaga kuba byiza kandi bikarangira. Indirimbo birangira I performance wenyine. That's the reason. Next. Indirimbo nakunze kuri album yanjye ni indirimbo ya gospel nakoranye n'umuhanzi umwe. Niyo ndirimbo nakunze cyane kuko isobanuye byinshi kuri njye n'ubuzima bwanjye. Murakoze. Nitwa Patrick Itsenya. Iyo ndirimbo uvuze n'ubundi niyo yakoranye na Israel Mbonyi, aho umuntu yakoze ngo izasohoka ryari. Ubwo ikindi kibazo cyanjye, album witiriye n'ubundi ujyanye n'imyaka yawe, album ijyanye n'itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu n'umunsi w'abagore, na album ya kabiri, by'umwihariko bivuze iki guhitamo iyo tariki ijyanye n'umunsi w'abagore? Biratangaje cyane uburyo ubihereyeho nk'aho bizi, ariko ntawamenya, wasanga uri umuhanuzi. Impamvu nahuje album yanjye n'umunsi w'abagore nicyo bivuze kuri njyewe. First of all, nanjye niyo nzira ndi kujya mu nzira yo kuba umugore, ndi umwari ariko uzaba umutegarugori, and bisobanuye byinshi nk'umwana w'umukobwa. Nk'uko nabikubwiye, muri iyo myaka 50 nk'umwana w'umukobwa mba narahuye n'ibintu byinshi byiza n'ibikomeye bitabasha kunyorohera. Rero ni umunsi nzaba ngo mbasha cyangwa se ngomba gusharinga abakobwa bato kuri njye cyangwa n'abo tunganya, cyangwa se bikerekana urugendo rwanjye nk'umugore cyangwa se nk'umukobwa, ko muri iyo myaka 25 nabashije gukora ibyo nagomba gukora, kandi kugeza uno munsi bikaba ari byiza umukobwa. N'abatari abahanzi n'abandi ba celebrity batandukanye, ariko nkeka ko apart from Juno hari abandi tuzababwira mu minsi itazi. Murakoze. Alright, so urakoze cyane. Amashimwe cyane kuri Bwiza ndetse na Justin baduha press conference igaruka ku mpamvu ya 25 Shades n'impamvu tugomba kwironcingira mu Bubiligi. Ariko hano mfite ubutumwa bwa The Ben. Arambwiye ngo ibi ngiye kuvuga nibyo yandikiye, ndabibasomera kugira ngo mubyumve n'impamvu. Arambwiye ngo Bwiza namukunze agitangira kuririmba ku ndirimbo ya mbere, kuva mu bitaramo yagiye akora n'imbaraga yagiye ashyira mu muziki we no kudacika intege. Hari benshi babikoze, hari benshi babigerageje, wenda ntibyagenda nk'uko we byagenze. Ariko ku myaka 25 afite byinshi byo gukora kandi bizagerwaho. Ni nayo mpamvu nishimiye ko nzajya kumushyigikira mu Bubiligi mu gitaramo azamurikiramo album launch ya 25 Shades. Nishimira iterambere rye, nkanishimira ndetse n'ibyo agenda ageraho na team management ye. Ndabifuriza ko igitaramo kizagenda neza. Nanjye nishimiye kumushyigikira. Ubwo ni ubutumwa bwa The Ben ku gitaramo ndetse na 25 Shades. So dufite iminota ibaze nk'uko nabivuze. Milton Coffee yaduhaye umwanya, Ishusho TV baduhaye umwanya, so turakira ibibazo
10. So akayezu kugira ngo bigende neza dufate 5 hano, akaye dufate n'ibindi 5 hano kugira ngo dusaranganye. Ubwo rahera ku muvandimwe twakwakira 5 ya mbere apoza kubanza byaba byiza. Ikindi kubaza ajye aba presi avuga ati ikibazo ndakibaza kanaka rero kwipima kwivuga muri uyegereye bize turi hafi sawa. Okay, mbashimiye mbikuye ku mutima, nshimiye team production turi hano kumwe uno munsi, nshimiye team yanjye Kikas Music, ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse namwe mwese n'abadukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko Lucky yarabivuze, yarampaye umwanya wo kuvugaho gato kuri album yanjye. Ino ni album yanjye ya kabiri, nise 25 Shades. Ngira aho ngaho wenda benshi bibaza impamvu nahise 25 Shades, nabo nyine nababibajije cyangwa se bafite amatsiko yo kubimenya. Nk'uko mubizi mu gihe gishize nizihije isabukuru y'imyaka 25 maze mvutse nkoze maze kuri ino si ya Nyagasani. And rero nifuje kera ko hari album yanjye imwe nzitirira nk'izina ryanjye, imyaka yanjye, ibintu bifite bihuriye nanjye. This time around album yanjye nifuje kwitirira imyaka yanjye, and nyuma ngira igitekerezo cyo kwita kongeraho akandi kantu, kuko muri ubwo buzima of course hari ibyo nahuye nabyo byiza, hari ibyo nahuye nabyo bibi, byose byaje muri ibyo byiza, muri ibyo bibi, muri byose nagiye nkora nabyo kugeza uno munsi muri kariyeri nkora nakubiye hamwe mbishyira muri izo shades zaranze ubuzima bwanjye kuri iyo myaka 25. And ndashimira Imana mbere ya byose kuko yabashije kunshoboza kuri iyi myaka 25 nkaba ndi umuntu ufite icyo mariye sosiyete nyarwanda ndetse n'umuryango wanjye. And niyo mpamvu nshimira Imana, nkashimira umuryango wanjye, mama, papa, abavandimwe, famiye yanjye, nkashimira umuryango munini nibarutse kuva natangira ino kariyeri y'umuziki, harimo namwe abanyamakuru, abakunzi b'ibihangano byanjye, abantu banshyigikira umunsi ku wundi. Nkabashimira mwese, nkashimira igihugu cyanjye ko kibasha kuduha platform, kikaduha ubushobozi bwo gukora ibyo dukora twese nk'abanyarwanda kandi bikagenda neza. Kuri inshuro rero hano ndi kumwe na Justin kuva muri team production, bakorera mu Burayi cyane mu Bubiligi. And album yanjye tuzayilauncingira mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko Lucky yakomeje kubivugaho. Hari bakwibaza ngo impamvu wenda twashatse kujya kuyilauncingira iyo kure ni and niyo mpamvu ndi hano kugira ngo bisobanure, na Justin bize kugira uruhare rw'abitubwiraho. Gusa impamvu nta yindi nuko navukiye hano mu Rwanda, ngira Imana ndiga, ibyo nkora byose nabikoreye mu Rwanda kugeza uno munsi mbikorera abanyarwanda twese turi kumwe hano tubana umunsi ku munsi. Nkuko mubizi wenda natanga urugero, ni byinshi nagaragayemo, twahuriyemo namwe ndetse n'abandi batabashije kuza. Wenda urugero nk'umwaka ushize nagira ubuntu bwo kuba umwe mu bahanzi bazengurutse igihugu cyacu muri campaign dushyigikiye umukandida wacu wa FPR Inkotanyi, and mbasha guhura n'abo banyarwanda. Nyuma yaho njya muri MTN Iwacu na Muzika, ngira amahirwe nanone yo kuba umwe muri abo, still nongera nkorana nabo, ndabataramira. Biba ari ibintu byiza cyane gukorera ibintu byinshi iwanyu, nk'uko nanabyifuje. Numvaga igitaramo nzakora cyanjye n'uri nzajya gukorera iwacu, ariko nanone tutibagiwe ko hari abandi banyarwanda wenda batari kumwe natwe hano iwacu ariko bari iyo kure, ariko nabo tutakwirengagiza ko badushyigikira umuziki wacu umunsi ku wundi, bashyiraho imbaraga zabo, bamenya ko ibyo dukora bibaye successful, banadufasha gupromotinga umuziki wacu muri rusange. Hagati aho nanone hakaba benshi barabyifuza ko twajya dukorera ibitaramo iwabo, tukabegera nabo bakatubona, kuko nibo twebwe nuko bari kure, kandi nabo ibyo dukora nabyo turabibakorera kuko ni abanyarwanda of course. Iyo niyo mpamvu ya mbere yatumye njyana igitaramo cyanjye mu Bubiligi, kubegera nabo bakatubona tukishimana nk'abantu nabo badufasha umunsi ku wundi. And ikindi, nk'umuhanzi ukeneye gukura, ukeneye
kuba uno munsi wavuga ati okay, nimba igihugu kimpaye amahirwe nkaba mfite abantu babyumva kandi babyandastandinga kandi bakeneye kumbona, why not ibintu byanjye bitakura bikava mu Rwanda bikajya i Paris, bikajya i New York, as long as mfite abo bishyira, bikava ku rwego ruri local cyangwa se regional international, like ukabasha guhura n'abo bantu nabo bagatumira abandi, like culture n'umuco, like tugahura nk'abanyarwanda tugaselebrating ibintu nk'icyo. Nkeka ko ari icyo kintu kiba ari na cyiza, tukaba turi kumwe abavuye mu Bufaransa, mu bihugu byinshi bitandukanye tugahurira ahantu hamwe. Biri nkeka ko bino muri kimwe cyatumye ducuza kuko Ububiligi ku bantu babashije gutembera nabonye ari hafi y'ibihugu byinshi, like biroroshye kuba wava mu Bufaransa ukaza hariya mu gihe gito, ukava mu Buholandi, ukava Luxembourg, ukava mu bihugu byinshi bitandukanye. And yeah, niyo mpamvu nabihisemo kugira ngo nabo babone ko birashoboka kandi byaroroshye, igihugu cyacu cyarabyoroheje, nabo tani yabigere duhure twishime. Ndashimira cyane ku bantu bose n'abafatanya ibikorwa bemeye kunshyigikira kuri album yanjye ya kabiri, Team Production, n'abantu bose bakorana na Justin, team yanjye Kickers. And yeah, nkanashimira cyane n'abahanzi bazamfasha kuri album launch yanjye ya kabiri, nk'uko wenda tuzakomeza cyangwa se nk'uko tuzakomeza kugenda tubibatangariza cyangwa se ku byamaze kujya hanze. Of course nzaba ndi kumwe na The Ben, mushimira cyane kuko ni umuhanzi nakuze nkunda n'ubu ngikunda. Ndamushimira cyane rero imbere yanyu, nabashije kubimubwira njye nawe ku giti cyiwe, ariko reka mushimire imbere yanyu kuko ni umwe mu bahanzi bemeye kuzamfasha. Nk'uko mubizi twakoranye indirimbo Best Friend, nabonyeho feedback nyinshi nziza cyane. Nyuma y'ibyo rero yongera kwemera kuza kunsapotinga kuri album launch yanjye, nzaba mbashije kwereka abantu mu buryo bw'igitaramo. And ndamushimira cyane, ndetse n'abandi muzagenda mumenya nyuma. And yeah, kugeza ubu ni ibyo ngibyo. Ndatekereza hari icyo nibagiwe twaza kugenda twiganiraho nyuma. Murakoze cyane. Yes, arakoze Bwiza ku ncamake y'igitekerezo 25 Shades cyangwa se yo kumurikira album hanze y'u Rwanda. Ni igitekerezo cyiza kubera ko uyu munsi dufite ubuyobozi bwiza. Sen abaye producer mwayikoranyeho, hariho indirimbo zingahe, ni ihe ndirimbo kuri wowe kuri album wakunze? Ikindi Ben mugiye gutaramana, ariko ubwa muri album ye muri Arena ni wabashije kuboneka ariko wari uhari, wagize izihe mpamvu zatumye ngo dataramana kandi wari wahageze? Murakoze. Mubanza musubize ibyo bibiri kugira ngo bitaza kubabana byinshi, ugasanga dusangiye kuvuga ngo ni ibihe. Bo urakoze cyane kuri icyo kibazo mbarije.